yarinze kubyarwa n'umugore. Mu nama y'agakiza Imana yagiranye n'umwana wa Yesu Kristo kugira ngo idukize, ituvane mu isi y'ibyaha. Byabaye ngombwa ko muri iyo nama bumvikana ko Yesu Kristo aza kubyarwa n'umugore. None se ni kuki yagumye kuza kubyarwa n'umugore? Reka dusenge. Data twese mu ijuru, ndi umuntu ubuntu, ibyo ngiye kuvuga ntabwo ari byanjye, ni ibyawe. Wabikiye abana bawe. Uyu mwanya ndakwinginze ngo wigaragarize mu butumwa wampaye. Ijwi ryanjye rigiye kumvikana, ahubwo mwumvikane ryawe, imitima igiye kuryakira ibobezwe n'ikibuye kivuye mu ijuru, mu izina rya Yesu. Ni mu buhe buryo Kristo yagizwe umubiri? Ni mu buhe buryo yabaye umwe n'abantu mu kugira kamere yacu? Ni mu buhe buryo se abana b'abantu bagirwa umubiri? Twaririmbye indirimbo yitwa Menyesha ibya Yesu byose. Uyu munsi niteguye kubibabwira. Muri ibyo bya Yesu Kristo turibanda cyane impamvu yabyawe, ku mpamvu yabyawe n'umugore. Uburyo abana b'abantu bagirwa umubiri buvugwa muri Bibiliya yuko nk'uko abana b'umuntu bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe yahuje ibyo nawe. Mu ndimi z'Icyongereza hari ijambo nakuyemo ryitwa likewise. Likewise uribona muri King James Version. Narivuze ko yahuje mu buryo bumwe. Uko abana b'umuntu bagirwa umubiri n'amaraso, ni nako Yesu Kristo yagizwe umubiri n'amaraso. Likewise bivuga mu nzira imwe, mu nzira isa n'iyo abana b'abantu banyuramo. Iyo nzira yanyuzemo Yesu Kristo ni nayo yagizwemo umubiri n'amaraso. Kandi iyo nzira abantu banyuramo nta yindi, ni inzira yo kuvuka. Inzira yo kuvuka. Ari nayo mpamvu muri Bibiliya dusanga handitswemo ngo nuko umwana agenda ate yatuye. Nanone muri Bibiliya diya ikurikiyeho iratubwira iti Imana yohereje umwana wawe w'ikinege igihe gikwiriye gisohoye. Wabyawe n'iki? Wabyawe n'umugore. Kuba yarabyawe n'umugore utuye kuri isi, birumvikana ko atari kubyarwa n'undi mugore w'ikimanuka udafite uyu mubiri n'amaraso abantu bose batuye kuri isi bavukanye. Cya kibazo rero twatangiranye kiratubazwa, none se kuki yagombye kubyarwa n'umugore? Hari abantu igihe ndi gutegura ikibwirizwa n'abajije nti kubera iki muri Bibiliya handitswe ngo Yesu Kristo yabyawe n'umugore? Umwe arasubiza ati se iyo atabyarwa n'umugore yari kubyarwa n'iki? Ko abantu bose bavuka babyara n'umugore, iyo atavuka se abyara n'umugore? Nose impinja zose zivuka zibyarwa n'iki? Ariko icyo gisubizo nahawe ntabwo cyahuje n'ibyo Bibiliya itubwira. Ari impamvu ushaka kugira ngo ubwire impamvu handitswe ngo abyawe n'umugore. Yego ntabwo ari kubyarwa n'umugabo, ariko Imana ibishatse yari kunyura mu mugabo, kuko Imana ishobora byose. Ariko
nk'ukwiriye. Hatubwirwa yuko Adamu ntabwo yashutswe. Mukurikire kuko ibintu ndi kuvuga birakomeye. Adamu ntabwo yashutswe, ahubwo umugore amaze gushukwa yagenda ati yaracukuye. Gukomoka no ku mugabo wenyine byari kuvuga yuko yari kubatari mu bwatsi bwagutse bwaho icyaha, munyumve neza, bwaho icyaha cyinjiriye mu isi. Kuko icyaha kizanywe n'umugore mu isi mbere y'uko umugabo agikora. Mbere y'uko umugabo agikora, icyaha cyari mu isi. Yesu rero ahangaha ndashaka ngo mbibutse yuko Yesu we yemeye kwifatanya n'imbuto y'umugore kugira ngo Yesu Kristo yinjirire mu irembo icyaha cyanyuzemo kiza mu isi, kugira ngo yinjirire mu isi y'ibyaha anyuze mu isoko y'icyaha. Isoko rembo, kuko isoko ni Satani. Isoko ni Satani cyari mu ijuru ari kukiza mu isi, ariko umugore n'umwe cyanyuze kugira ngo kinjire hano mu isi. Iyo aza kuba rero yarabyaye mu bundi buryo butari bwo kubyarwa n'umugore, ntabwo ari kuba yujuje ibingibi Imana ishaka kutwigisha muri uyu munsi. Indidiya iratubwira iti hari isezerano Imana yasezeranye. Iryo sezerano Imana yasezeranye yayisezeranye Eva amaze gukora icyaha. Imana yabwiye inzoka iti ntutumye umugore akora icyaha, ndakumenyesha yuko uyu mugore utumye akora icyaha, imbuto ye izamuvamo niyo izakumena umutwe. Imbuto ye niyo izakujanjagura umutwe. Iryo sezerano Adamu yari ategereje, yibwira ko Seti ari buzamene umutwe inzoka, na n'ubu byarakomeje kugeza ubwo igihe gikwiriye gisohoye. Imana yarasezeranye, Yesu yaje abyara n'umugore kugira ngo rero ajanjagure iyo nzoka, kugira ngo amene umutwe iyo nzoka yagombaga kwisanga mu bwatsi bwayo. Ikindi, kugira ngo ashobore guhurira n'inzoka aho yari iri, nuko yagombaga kuza Indidiya ari imbuto y'umugore kandi abyara n'umugore. Ni ukuvuga ko Imana ubwayo yanyuze mu mugore kugira ngo yuzuze isezerano ryayo. Umugore niwe wabanje kwica amategeko y'Imana muri iyi si, nk'uko nabivuze, niwe wabaye irembo yinjira muri icyaha. Kubera iyo mpamvu, mu gucungura abana b'abantu, Yesu Kristo adukura mu cyaha twashyizwemo n'uwo mugore cyanyuzemo. Uwagombaga kuba umucunguzi yagombaga guhita hirya y'umugabo akajya guhurira n'icyaha aho cyinjiriye mu isi naho cyari kiri mbere y'uko umugabo agikora. Iyo niyo mpamvu uwaje gucungura abantu yabyawe n'umugore. Ibyo byamuhesheje uburenganzira bwo kubona akura icyaha muri iyi si agihereye ku ntama. Amaze kuza akagisanga mu isi agihereye ku ntango, yarakiranduye, akirandurana n'imizi yacyo, akirandurana n'ibiteri byacyo. Mu Rukiga tuvuga ibiteri, mu Majyepfo tukavuga ibivuzo. Murabyumva ibyo mvuga? Ibivuzo n'ibiteri murabizi?
ibivuzo n'ibiteri n'ibisigarizwa by'umusururu no byasigaye hasi. Yesu rero ntabwo icyaha yakiremuje, ahubwo yarakiranduye, akirandura n'ibiteri n'ibivuzo n'ibisigarizwa n'ibisigisi byacu byose. Ubwo rero kugira ngo icyo cyaha kirandure burundu, anagikubure, asige hano hatunganijwe, byagombaga kugihera ku muzi wacyo. Reka mbarugero, ni bangahe muri twe bakoze muri Sonmark Drive? Sonmark Drive, Sonmark Drive, Sonmark Drive, yes. Iyo ugiye koza wese ujyana izo ntoki zawe, no mu ngo zacu ugenda wambaye iki mu ntoki zawe? Icyo bita ki? Ga, kugira ngo utaza. Ako karorero mbahaye kagaragaza ko Yesu Kristo yaje hano muri isi yambaye iki? Yaje hano muri isi yambaye iki? Iyo ga nta yindi yambaye, ni umubiri w'umuntu. Tubwirwa ko yambaye umubiri w'umuntu kugira ngo aze akubure icyaha, agikure muri iyi si kandi kitamwanduje. Haleluya. Yiyambitse umubiri n'amaraso w'ibyaha kugira ngo abone uko abikura mu isi. Atari ibyo, nta yindi mpamvu yari ikenewe yatuma agomba kuba yarabyawe n'umugore. Kuko niba ataragomba kuza yambaye umubiri w'icyaha, ntabwo ari kucyegera, ntabwo yari kubona uko acyegera nk'uko cyari mu isi, nk'uko cyari kimeze, nk'uko byatumye rero yambara kamere yacu kugira ngo abone uko agikura n'uko agisukura mu mutima wawe, mu mutima wanjye, mu bitekerezo byawe, kugira ngo abone uko acyeza burundu ubutazongera gusubira. None rero kubera iyo mpamvu imidiya hagati ya Kristo n'icyaha, hagati ya Kristo na kamere y'umuntu, hagati ya Kristo na kamere yanjye, hagati ya Kristo na kamere yawe, nta tandukaniro rero. Yewe nta n'igishushanyo, nta n'igicucu cy'itandukaniro gihari. Kubera iki? Yagizwe byose kugira ngo adukize ibyaha. Yagizwe byose kugira ngo adukize ibyaha. Yesu yagizwe iki? Yagizwe umubiri n'iki? N'amaraso. Yagizwe icyaha kugira ngo aze gukiza abanyabyaha nkatwe. Yagizwe utwarwa n'amategeko, yemera gutwarwa n'aya mategeko kugira ngo aze gucungura abantu batwarwa n'amategeko. Yagizwe umuvumo ku bwacu kugira ngo aze gukiza abari munsi y'uwo muvumo. Bavandimwe, yagizwe uri munsi y'abamarayika bo hato, kandi mu ijuru abamarayika baramuramya kugira ngo aze gucungura abari munsi y'abamarayika. Niki Yesu Kristo atagizwe kubera ko yabyawe n'uwo mugore kugira ngo agukize nanjye agize? Agirwa icyaha byanditswe muri Bibiliya, amasomo arahari, kugira ngo aze gucungura abantu bagurishijwe mu byaha. Uko yagizwe ibyo byose, ni nako yagombaga kugirwa byanze bikunze umubiri n'amaraso yabo yaje gucungura bari bafite, kuko abo yaje gucungura bari ibyo byose. Kandi yagomba no kujya ku mugore, kuko icyaha cyaza mu isi kiza mu mugore. None reka twifashishe inyigisho ziri hanze. Hari inyigisho ziri hanze zadutse kugira ngo tuganire. Mu nyigisho ziri hanze bizwi neza yuko
rusange igihe Kristo yavukaga yari afite kamere ya Mariya, umubyeyi witwa Mariya. Uwo mubyeyi yasamye inda ya Yesu Kristo. Umubyeyi yamaranye inda ya Yesu Kristo amezi 9 nk'uko izindi mpinja zose zimara mu nda mbere y'uko avuka. Indi dia ariko hari kamere ebyiri hano ku isi. Ngo ni kamere zingahe? Imwe iri mu Waroma 8:6 iravuga ngo kamere, umutima wa kamere, ari imitima ibiri, mumbabarire nibeshye, ni imitima ibiri nashaka kuvuga. Hari umutima wa kamere, hari n'umutima w'umwuka. Umutima wa kamere ntushobora kwemera, wanze kwemera yuko Imana mu butungane bwayo bushyitse yashoboraga kwihanganira gusanga abantu aho bari mu bubi bw'icyaha bari barimo, mu bunyacyaha bari barimo, mu myanda bari barimo, mu mukungu w'ibyaha bari barimo, kandi ari Imana. Kamere yanze kubyemera. Imaze kwanga kubyemera, iragenda irahunga, irirukanka irahunga, ijya guhimba izindi nyigisho cyangwa se ibindi bihimbano bivuga Yesu Kristo ko atari. Indi dia itubwira yuko Yesu Kristo yari Imana. Mugire wa mutima w'iki wari muri Yesu Kristo, kuko nguwo yari Imana. Ariko ntabwo yatekereje ko kubana n'Imana ari ikintu cyo gukundirwa, ahubwo yisiga ubusa, yishisha bugufi. Kamera muntu rero yanze kwemera ko Imana yishishe bugufi, ikiyambura ubumana bwayo, ikiyambika umubiri w'umuntu kugira ngo tugireho. Yanze kubyemera. Imana yakwiyanga. Kandi Yesu Kristo atwigisha mukurikira ari uko twiyanze. Yesu yariyanze bavandimwe, yiyambika umubiri n'amaraso. Ariko umwana w'umuntu ntashaka kubyemera. Muri uko guhimba iyo nkuru yuko Yesu Kristo ataje mu mubiri w'umuntu, yaje guhimba ikintu kivuga ngo kamere ya nyina wamubyaye, kamere y'umwari Mariya, umugore yabereye mu nda amezi 9, itandukanye na kamere y'abandi bantu bari ku isi. Iyo kamere ya Mariya ntabwo ihuye n'izacu, iratandukanye. Kubera ko nta kuntu nyina Mariya yagombaga kumubyara ari Imana ngo abe afite kamere yacu. Iyo nkuru mpimbano rero ikaba yarabaye gikwira kuva mu mwaka wa 1854. Iyo nkuru mpimbano irashaka kuvuga yuko kugira ngo Kristo ashobore kubyarwa na Mariya, nuko Mariya agomba kuba yarahawe umubiri udasanzwe, utandukanye n'uw'abandi bantu mu buryo special. Ariko niba atarafite umubiri wanjye, niba atarafite umubiri wawe, Yesu Kristo akaba atarafite umubiri wa Victor, ntacyo byatumarira, ntacyo byamarira. N'ibirenze ibyo, mbere yuko mvuga indi mpamvu, indi dia, hari imibiri y'abatuye isi, hari imibiri y'abatuye ijuru. Umubiri w'abatuye isi ni uriya mutindi, ni uriya w'ibyaha, ni uriya mubiri wazimiye, ni uriya mubiri ufitwe n'abantu batuye kuri isi b'abanyabyaha. None se abantu batuye kuri isi niba ari abanyabyaha bakaba bafite imibiri y'ibyaha, uwo mubiri Yesu Kristo bamwitirira cyangwa se uwo mubiri bitirira Mariya waravuye hehe? Ko hari imibiri y'abatuye kuri isi, hakaba n'imibiri y'abatuye mu ijuru. Indi dia itubwira yuko abanyabutaka bafite imibiri y'ubutaka. Iriya mibiri itari y'ubutaka yaba mu ijuru tuzayambikwa Yesu Kristo agarutse tumaze gusuka. Kandi niba ushaka kuzambikwa uwo mubiri w'ab'ijuru, uyu munsi ndakurarikira kugira ngo wizere umwami Yesu Kristo, kugira ngo uzambikwe uwo mubiri w'ab'ijuru. Naho
kubwira abantu yuko Yesu Kristo yaje adafite umubiri wabo, kubw'ibyo ntaho duhuriye nawe. Yaba ari ku yindi si, yaba ari ku yindi si y'abafite undi mubiri udahuje n'uwacu. Inkuru mimaro rero, mbere yuko babwira uko yaje vuga, reka dusomane Zaburi 57:7. Mu Cyongereza haravuga ngo, in sin did my mother conceive me. In sin did my mother conceive me. Here in King James Version. That's King James Version. Ririya jambo conceive narigise gusama mu Kinyarwanda. Abazi Icyongereza nibeshye. Nibyo rwose. Mu byaha nimwo mama yansamiye. Ariko ririya jambo yansamiye ntabwo riri muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. Ntabwo riri. Ni ibyanjye nihimbiye nkurikije King James Version. Muri Bibiliya haravuga ngo mu byaha nimwo mama yagize ati yambyariye. Ariko iyo dukoresheje kubyara umwana barenze kuvuka ntabwo akiri mu nda. Ijambo ry'Ikinyarwanda kubyara umwana aba yavutse ndabeshye. Ariko gusama abakiri hehe? Abakiri mu nda. Conception. Conceive is conception. And conception, if it takes place in the uterus. Kandi Bibiliya ivuga conception, ntabwo ivuga kuvuka. Muyana magambo, imbuto y'umugabo, munyumve neza, ahangaha niho rukomeye. Imbuto y'umugabo iyo ihuye n'iy'umugore haba habaye iki? Conception. Umugore abasamye. Ririya jambo rya Dawidi ntabwo rikuramo Mariya. Ntabwo rikuramo Mariya. Rivuga umuntu wese wavukiye ku isi. Ariko kuri Yesu Kristo aho bitandukaniye natwe nuko imbuto y'umugabo yari yera, ariko imbuto y'umugore yari y'umubiri nk'uwacu, yari y'umubiri nk'uwawe. Aho turabyumvikanye. Noneho reka mbabwire inkuru yadutse hano kuri isi. Badukanye inkuru ivugwa ngo ni ikintu batuye aho ngaho sizo bagikuye, bakita Immaculate Conception. Immaculate Conception. Ni bangahe bari hano bitwa Immaculata? Nta Immaculata bari hano? Immaculata nicyo bivuga. Immaculata nicyo bivuga. Iryo zina na hano uzasanga ni mu bizera kiriya kintu. Immaculata, Immaculate Conception. Iriya Immaculate Conception irashaka kuvuga yuko ntabwo ari Yesu barimo kuvuga simple. Ntabwo ari conception ya Yesu barimo kuvuga simple. Abahinduye iriya Immaculate Conception ntabwo bagerekeza kuri Yesu Kristo. Jamais. Bagerekeza kuri nyina umubyara. Inda ya Mariya nta nenge yari ifite. Nyina yitwa Anna. Nyina wa Mariya bamwise Anna. Ntabwo nzi niba ari byo. Ariko asama inda ya Mariya yari nta nenge, nta kano na kamwe, nta munkanyari, nta bwandu, nta cyaha, nta gusengana. Impamvu mbihamya nuko iyo doctrine ishyira Mariya ku rundi rwego. Iramushyira mu rundi rwego ruturenze rutari rwacu. Mu yandi magambo iramuherereza ikamuvana mu buntu, ikamuzamura, ikamugeza ku rwego rw'Imana butatu. Reka nsubiremo. Iramuzamura, ikamuvana mu bantu, ikamuzamura, ikamugeza mu rwego rw'Imana bungahe butatu. Nuko batabishoboye Mariya kugirwa umwana bwa kane. Kubera iki? Kubera ko uwo bazame wese mu rwego agomba kwambazwa, agasengwa nk'uko bigenza
abatagatifu bose. Kubera ko Yesu Kristo ntawe duhuriye, afite indi natire tudafite, kugira ngo tumugereho byanze bikunze tugomba kunyura kuri uriya Mariya ufite ubumana nkawe. Niho amasengesho yacu yakumvikana. Iyo ni inyigisho iri hano hanze. Utanyuze kuri Mariya ntabwo wagera ku mwana we. Utanyuze kuri Mariya ntabwo wagera ku mwana. Kubera iki? Reka mubwire ukuntu doctrine ya Immaculate Conception ivuga igihe Papa Pio wa 9 yihimbaga ku itariki ya 8 z'ukwa 12 1854 yaravuze ati, dushingiye ku bushobozi Imana duhaye bwa Yesu Kristo yahaye umugisha intumwa Paulo na Petero, kandi dushingiye ku bushobozi bwacu twemeje ko, dutangaje ko, kandi dusesenguye ko umwari Mariya wahawe umugisha bwa mbere no gusama kwe ku buntu butangaje n'amahirwe ya rurema ushobora byose, duhereye kandi no ku bihembo tubona muri Yesu Kristo umukiza w'ikiremwamuntu. Mariya yarinzwe imyana yose y'icyaha kimumo, yashiwe n'Imana. Ku bw'ibyo rero agomba kwizerwa n'abizera bose. Kubera iyo mpamvu umuntu wese uzahangara gutekereza mu mutima we ibitandukanye n'ibyo twemeje uyu munsi, Imana izabimubuze, amenye kandi asobanukirwe yuko akiriho iteka ry'ibyo yivugiye. Azaba akoze amahano y'ibyerekeye kwizera, kandi azaba aguye akivana mu bumwe bw'idini. Nabikuye muri Catholic Relief kuri page 214. Sinjya kuvuga ibyo abandi bizera ayo mahano, ibyo bavuze kugira ngo nihute. Icyo twakoramo ni uko Mariya yashyizwe hejuru mu buryo bwisumbuye bw'ubwiza busumba izindi mana zose, busumba izindi kamere zose ziba no ku isi. Ibi bigatuma rero Mariya asenga. Reka mbabwire ibyo Cardinal Gibbons yavuze. Twemeza yuko mu persona wa kabiri mu mana butatu ari we ijambo ry'Imana yafashe kubwe kamere y'umuntu ihwanye n'iya nyina umubyara byose. Uyu Gibbons igihe yavugaga ngo kamere y'umuntu yavugaga nyina, ahereye mu Papa Pio yaravuze muri 1959 avuga ati nyina, kamere ya nyina itandukanye n'iy'abantu. Niba rero kamere ya nyina itandukanye n'iy'abantu, nimuteranyije rimwe ni kane, kabiri uteranyije kabiri ni kane. Ibyo Papa Pio yavuze n'ibi ngibi Gibbons avuze bibyara yuko Yesu Kristo ntabwo ari umuntu, ntaho duhuriye. None se uko niko kwizera kwa Yesu Kristo? Indi dia iratubwira ati ahangaha niho kwihangana kwabera kuri ahangaha niho hari kwihangana kwabera, kandi bitondera amategeko y'Imana yose, kandi bakajya kwizera kwa Yesu. Kwizera kwa Yesu. Indi dia irambwira ko kwizera kwa Yesu Imana yohereje umwana w'ikinege afite ishusho iravuga nk'uko abana b'abantu bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahujijwe nabyo. Ikindi, kwizera kwa Yesu kurambwira ngo afite ishusho y'umubiri w'umunyacyaha. Indi dia. Ikindi, kwizera kwa Yesu Kristo kumbwira yuko muri byose byari bikwiye ko ashushanywa na bene se. Ikindi, kwizera kwa Yesu Kristo kurambwira ngo we ubwe yatwaye ubumuga bwacu. Ikindi, kwizera kwa Yesu kurambwira yuko yifatanyije natwe mu mabaro biterwa n'ubumuga bw'intege nke zacu. Mbere yuko dushobora kubabera, uko niko kwizera kwa Yesu kuvuga, mbere yuko dushobora kubabera Imana kudusanga aho turi. Mbere yuko tugomba kubabera Imana igusanga aho turi mu byaha byacu. Ariko kwizera kwa bariya bahimbye Immaculate Conception nuko mbere yuko twegera Imana
tugomba kumanza twigeze kugira ngo tuyegere. Ntabwo ariko Imana yigisha. Mwibuke igihe abafarisayo bavuga ngo dore yicaranye n'abanyabyaha. Iyo niyo karakiteri y'Imana, iyo niyo mico y'Imana iza gusanga abanyabyaha bari kugira ngo ibeze. Nibyo rero kuvuga ko mbere y'uko tubabera Imana igomba kuza kuba hagati yacu. Bandemera ubutwiro bwera mbe hagati yabo. Imana yaje muri Yesu mu mubiri w'umuntu w'umunyacyaha utura hagati muri twe, mu mitima yacu, mu bwenge bwacu no mu ngo zacu. Mbese turamwemera